Ujya wibaza ese guserebura itangira ry'umwaka byatangiye ryari, byaje bite, niki cyaje kubitera nyine kugira ngo bibe byatangira? Buriya byatangiye kera mu myaka irenga ibihumbi bine ishize muri ancient Mesopotamia, ubu ngubu ni Iraq y'uyu munsi, aho nyine basereburaga itangira ry'umwaka. Ariko buriya bo dukurikije kalendari iki gihe ntabwo byari mu kwa mbere, byasaga nkaho ari mu kwa gatatu, ubwo bishimiraga nyine ku buryo imyaka yabo iri kugenda isa nkaho iri kugenda izamuka, iri gukura, kwa kundi nyine ibihingwa biba bishishe. Byo babisereburaga bavuga bimeze nkaho nyine ari ubundi buzima babonye, kuko imyaka yabo iri gutangira imeze nk'ari itangiriro ry'ubuzima, bari kugenda bashimira Imana yuko nyine kubafasha, bakaba bongeye bari kugenda basa nkaho bisubije ubuzima binyuze mu bihingwa byabo n'ibyo bari kugeraho nyine muri icyo gihe. Ariko aho ngaho byaje kongera guhinduka mu myaka 46 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, ubwo bita Julius Caesar yaje guhindura kalendari mu Baroma, yari umuroma ubundi baje gushyiraho nyine icyo bita January 1st cyangwa se iya mbere z'ukwa mbere, aho baserebura nyine itangira ry'umwaka. Ibingibi rero kuki yashyizeho iya mbere z'ukwa mbere? Ibingibi byaje guturuka ku kigirwamana bitaga Janus cy'Abaroma, cyari gifite amasura abiri, isura imwe igaragaza ahashize, indi isa nk'igaragaza ahazaza. Rero ibingibi nanone byazaga kuza kugaragaza nyine nk'aho ari itangiriro ry'umwaka, bigaragaza ahashize ndetse n'aho bari kugana cyangwa se ahazaza. Kandi nanone iki gihe bizeraga yuko nyine ko bijyanye no kurasa bintu, bakurasa umwaka n'ibiki, bakarasa amafarawakisi asakuza n'ibiki byose, bo bizeraga yuko nyine amajwi asakuza cyane ashobora kwirukana ikibi cyihishemo nyine mu myaka yagiye itambuka, bagatangira umwaka ikibi bakirukanye, barashize farawakisi nyine zikavuga cyane, zikaba zakirukana ikibi. Iyo ngiyo nyine yari imwe mu myizerere yabo yuko kurasa umwaka byakirukana ibibi byose byabihari. Ibi rero nanone bikaba bifitanye isano n'icyo bita Noheli cyangwa se kwizihiza ivuka rya Yesu Kristo. Aba ngaba baje kubifatiraho nyine Abaroma, kubifatira ku by'Abaroma abakristu bakoraga, ntabwo bigeze babihindura, kubera ko nyine Abaroma n'ubundi basereburaga icyo bita nk'urumuri, nk'igihe cy'urumuri cyangwa se igihe cyo kongera kugaruka nyine k'urumuri, bajyaga babiserebura iki gihe. Rero ubundi abakristo urebye neza nubwo bari bazi igihe Yesu Kristo ashobora kuba yaravukiye, bo bahisemo itariki 25 z'ukwa 12. Ariko impamvu bahisemo iyo tariki, ubundi bari bashingiye ku Baroma, ibyo bagiraga baserebura mbere, imico yabo n'ibyo bakoraga, basereburaga ubundi festivale y'urumuri ndetse n'ibyishimo. Muri icyo gihe nyine abakristo rero ntabwo bigeze bahitamo kubihindura, ahubwo bafashe ku buryo babishakamo bakaba babivugurura, bakabihindura mu bundi buryo, bakabihindura ubundi busobanuro, bangiza bagaserebura nyine nkaho ari urumuri rwinjiye isi nyine rushyashya batangiye kwinjiza muri icyo gihe. Nanone kandi tugiye kureba neza, usanga mu muco w'abajusi cyangwa se w'Abayahudi bakundaga gukora icyo bita circumcision cyangwa se gukebwa, bakabikora nyuma y'iminsi 8 uhereye kuri icyo gihe nyine bari barashyizeho cy'uwo mwaka cyo guserebura urwo rumuri rwabaga rwaje bavugaga aho ngaho. Urebye ubaze neza usanga iyo minsi 8 bita kubikugusha ku itariki iya mbere z'ukwa mbere nyine akariho bahita batangira gusereburira icyo gihe, baserebura nkaho nyine kuva muri urwo rumuri bakahita baza mu wundi Noheli bakayifata nkaho nyine bigaragaza kuvuka, igaragaza urumuri, igaragaza ndetse n'icyizere, baraza bagafata nk'umwaka nk'itangirira rishyashya, ukongera ugatangira umeze neza kandi ukeye, utunganye, ufite isuku. Byafataga nkaho urumva bigereranywa n'igihe cyo kwisukura cyangwa se umunsi w'isuku, ko babigereranyaga nyine.